Hari ibintu utazigera usobanukirwa keretse umunsi uzaba uri kubinyuramo. Abantu bashobora kukugira inama, bakakubwira amagambo meza, ariko hari ibyo utazigera umenya nubwo babikubwira keretse igihe uzaba uri kubinyuramo. Nta n'umwe ushobora kuzakubwira neza iby'urugendo rwawe kuko nta n'umwe uzashobora kurusobanukirwa. Hari igihe uzagera ugeza cyane gusobanura neza uko umeze ariko abantu babyumve nabi. Hari n'igihe uzaba ukeneye ijambo rimwe ariko ntubone uri kubwira. Hari igihe uzaba ukeneye umuntu ukumva ariko ubure n'umwe. Aho niho benshi bahera ko bagacika intege, ariko niba ugeze muri ibyo reka nkubwire ikintu, si uko uri wenyine ahubwo ni uko uri mu rugendo abantu bose batabasha gusobanukirwa. Ibihe bigoye nibyo biguha ubundi buryo bwo kubona ubuzima, nibyo biguhindura umuntu utekereza ukundi. Umuntu ufite imbaraga zituruka imbere muri we niwe bya bihe bishobora kubyemeza. Ntukite kuba abandi batabyumva kuko hari aho uri kugera batigeze bagera. Ntukite kuba batarakubonye kuko hari ibyo uri kubaka batigeze babona. Igihe kimwe uzasubiza amaso inyuma urebe aho wanyuze, wibwira uti nari nkiriho nubwo byari bikomeye, kandi icyo gihe uzamenya ko utari uri wenyine ahubwo wari uri mu rugendo rwo kuba uwo wagombaga kuba. Ngaho komeza, nubwo nta muntu ubyumva neza ubu ariko ejo bazabisobanukirwa, bazamenya impamvu ibyo bihe wabinyuzemo ndetse bazamenya impamvu ufite izo mbaraga uzaba ugezeho icyo gihe. Niba twatangiranye iyi videwo ukaba uyigejeje ku musozo, andika muri komenti urayikinga iyi videwo uyisangize n'abandi niwumva hari icyo yahunga